Ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Nyagasani aje kudukiza ku neza ye. Ubwo duhuriye ngaha kuri buri munsi, tujye kuganira muri cya kiganiro cyacu cyitwa Ibaze buri munsi. Ni ikiganiro twasabwe n'abayoboke b'Imana dukunze guhurira ngaha kuri buri munsi, kugira ngo ibibazo tuba twibajije ku ijambo ry'Imana ndetse n'ahandi hose tutari kugera uko bikwiye, dore ko ubwenge bwacu bucagase, bityo buri wese uko tugenda tubyandika muri komenti n'ahandi hose duhurira, ari mu gikari ndetse no ku irembo, turushaho kungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, Nyagasani arushaho gutambuka iwacu. Ni kuri urwo rwego rero, nk'uko ejo mwabibonye, twatangiye rero igihe cyo kujya kuganira ku ijambo ry'Imana riba ryatambutse, ijambo ry'Imana rya buri munsi, kugira ngo ducengerwe n'ijambo ry'Imana. Kuko abantu benshi hano ku isi bari guhibika no gucengerwa n'ibindi byinshi cyane bitari Imana, bitari ijambo ry'Imana, cyangwa andi magambo menshi cyane akaba yashishikaje. Kuki twebwe tudashikazwa n'ijambo ry'Imana? Ubundi Mutagatifu Yeronimu Jerome, Saint Jerome, niwe wavuze ati, guhinyura ijambo ry'Imana, gusuzugura ijambo ry'Imana, ni ugupinga Kristo ubwe. Rero nawe wongere urebe ukuntu ujya uhinyura Imana. Ese ugira akanya ko gucengerwa no kunonosora ijambo ry'Imana? Uyu munsi rero tuje kugira ngo ducengerwe n'ijambo ry'Imana. Iki kiganiro kirerekeza ku ijambo ry'Imana twakiye mu cyumweru cya mbere cy'igisibo, uburyo bwo gutsinda ibishuko. Hanyuma tukongera tukazirikana nanone uburyo ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa mbere ryatubwiraga umunsi w'imperuka, aho intungane izajya iburyo, kwicara n'Imana iburyo bw'Imana, zahawe umugisha, abandi bakaba bajya ibumoso kubera ko bitwaye nabi, bishatse kuvuga umuriro w'iteka. Iryo jambo ry'Imana rero twarihuje nyuma y'ikibazo twabajijwe kigira kiti, ku munsi w'imperuka wegereje, amazina yacu twaherewe hano ku isi hari icyo azatumarira hakurya y'imva? Ibaze nanjye nibaze. Tuje rero gusubiza icyo kibazo, ube hafi nanjye mbe hafi, kugira ngo ibyo tujye kuvuga byose birabe ari byo gutegura ijuru. Ese ku munsi w'imperuka tuzitwara dute? Turahera rero ku ijambo ry'Imana kugira ngo ritumurikire, ridufasha kumva neza ibyo byubahiro duhamira hano ku isi, icyo bizatumarira hakurya y'imva. Isomo tujye kwakira turisanga mu Ivanjili kwanditswe na Yohani, umutwe wa mbere, umurongo wa 35 kugeza ku 39. Mubumbure Bibiliya zanyu maze twakire ijambo ry'Imana. Bukeye Yohani yarakiri aho, ari kumwe na babiri mu bigishwa be. Abonye Yesu ahise, aravuga ati, dore ntama w'Imana. Babigishwa be bombi bumvise avuze atyo, bakurikira Yesu. Yesu arahindukira, abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, ibyo bivuga ngo mwigisha, utuye he? Arababwira ati, nimuze murebe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ku munsi w'imperuka, amazina twaherewe hano ku isi azatumarira iki hakurya y'imva? Icyo kibazo turagisubiza tugendeye ku ngingo 3 ziza kuducengezamo icyo Imana dushakaho hano ku isi, ubutumwa bwacu hano ku isi. Ingingo ya mbere iraza kwitwa ubwoko bw'amazina duherwa hano ku isi. Ingingo ya kabiri, amazina y'ubutumwa. Ingingo ya gatatu, izina ukwiriye kwitwa, byumvikaniriza gutambutsa ku munsi w'imperuka rikujyana mu ijuru. Reka duhere ku ngingo ya mbere, ubwoko butatu bw'amazina twitwa hano ku isi. Umunyarwanda yavuze ati, izina niwe muntu. Mu Bayahudi, iyo umubyeyi yahaye umwana izina, biba bishatse kuvuga ububasha mufiteho, ko umwana nyine azwi, uburyo bwo kumwemera, uburyo bwo kumushyira mu muryango, uburyo bwo kumutuza. Izina ni riguha ubutumwa, izina ni riguha agaciro, izina ni rikuvuga, ni rikumenyekanisha, ni rigutandukanya n'abandi, ni riguha ubutumwa, bihure n'ubutumwa, kuko izina ari we muntu. Ese wowe izina ryawe rihura n'ubutumwa ufite hano ku isi? Na niyo mpamvu umubyeyi wese adapfa kwita umwana izina uko abonye. Wongere urebe niba izina ryawe se rihuye n'ubutumwa ufite hano ku isi.
bidahuye rero bishoboke ko bakwibeshyeho. Muri aka kanya rero reka duhere ku ngingo ya mbere, turebe ubwoko butatu bw'amazina duherwa hano ku isi. Twayavuga ku buryo bwinshi ariko reka tuhenere mu buryo butatu. Ubwoko bwa mbere bw'izina duhabwa, izina rya mbere ryitwa, mu gifaransa baravuga ngo le nom. Iryo zina ni izina uhabwa n'umuryango nyuma y'uko umaze kuvuka mu nda ya mama wanjye, bimpesha izina. Reka dufate urugero rw'izina ry'ikinyarwanda, Habiyakare. Iryo ni izina ry'umunyarwanda. Iryo zina urihabwa n'umuryango ukivuka, uvuye mu nda ya mama wawe. Hanyuma ubwoko bwa kabiri bw'izina ni izina uhabwa na kiliziya, kuvuka bundi bushya ubikesha abatisimu buhawe. Amazina kenshi dukunze kuyitirirwa n'abatubanjirije mu kwemera, abatagatifu. Urugero, Yohani ni izina twitirirwa nyine Yohani nyinwa Yezu Kristo, Yohani nk'umwanditsi w'ivanjiri, ndetse n'abandi ba Yohani uburyo bitwaye. Bityo nawe bikagusaba kwigana umutagatifu witiriwe. Izina duhabwa na kiliziya, kuvuka bundi bushya y'abatisimu, iduha kuvuka bundi bushya muri Yezu Kristo, tukaba abana ba kiliziya. Ku mwana wa kiliziya tubikesha iki? Iryo zina duhabwa na kiliziya. Ubukristo, ku umukristo. Iryo zina rero ni ridutambutsa cyane cyane, rikaba cyane riduha ubwo butumwa igihe twisunga n'uwaribanje, bityo tukamenya igisobanuro cyaryo, tukamenya umutagatifu twisunze icyo yakoze, natwe tugahanira gutera ikirenge atari cyo mutagatifu, ahubwo ikirenge cya Kristo, kuko nyine tuba tubaye abakristo. Izina rya Kristo niho twese tuvoma, tukamukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Hanyuma ubwoko bwa gatatu bw'izina ni izina uhabwa, nanjye kuvuga n'abaturanyi, abamenyi, sosiyete, bitewe n'umurimo ukora, bitewe n'ubutumwa ufite, akazi ufite. Nibwo uzasanga kenshi havuka noneho aya mazina, nanjye kuvuga y'ibyubahiro. Muri make dushatse kuyahina, aya mazina mu gifaransa, le nom, le prénom et le surnom. Ngo izina nyine rya mbere ryo mu muryango, irya kabiri izina rya kiliziya, ndetse hanyuma izina abandi bashobora kukwita bitewe n'icyo ushinzwe, n'icyo ukora, n'ubutumwa ufite. Ufite ubuhe butumwa? Ese buhura n'izina ryawe? Nyuma yo kumva ubwoko butatu bw'amazina ndetse n'ubundi nawe ushobora kwiyongereraho, dukomeze tuzirikane ku mazina duhabwa. Ese ni irihe zina ubona rizagutambutsa koko? Reka rero ku ngingo ya kabiri tuzirikane izina ry'ubutumwa. Tugendeye ku ivanjiri y'uno munsi tumaze kuzirikana, ivanjiri ya Yohana umutwe wa mbere umurongo wa 35 kugeza ku 39, baratubwira inkuru ya Yohani Batisa wari ufite abigishwa. Hanyuma igihe kiza kugera nyine abonye Yesu atambutse, ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Mu Bayahudi batubwira ko mu gihe cya Yesu, batubwira ko habaga abigisha de rabbin. Abo ngabo iyo bamaraga kwigisha, abo bigishije nabo yumvikana bamaze kumenya, nabo bajyaga gushingira iryabo shuri. Dutangazwe n'ibintu bibiri, ukuntu Yohani Batisa nawe yarafite ishuri nyine yigisha, hanyuma akaza gufata abigishwa be akabarekurira Yesu. Kubera iki? Kwa kwiyoroshya, kuko abigishwa bari babonye nyirabo. Yohani Batisa yigishiriza Yesu. Yohani Batisa ubwigishwa bwe, katekimena ye ni katekimena nyine amenya ko ari ya Yesu, ntago ari iye. Niyo mpamvu avuga ati va ku giti dore umuntu, dore ntama w'Imana. Ntabwo abigishwa ari abanjye. Yohani Batisa ntiyigeze abakundira, kuko avuga ati ntago ari abanye n'abakristo. Niyo mpamvu aberekeza kuri nyirabo, dore ntama w'Imana. Iyo titire ya ntama w'Imana iratwerekeza ku kiza ibyaha, wa undi witanga, ya ntama ya Pasika. Yesu wikorera ibyaha by'abantu kugira ngo agire gute? Abakize. Bimusaba kubabara, bimusaba kubambwa ku musaraba. Ngiyo ya titire rero, ngiye izina ry'ubutumwa rya Yohani, ngiye izina ry'ubutumwa rya Yesu. Yohani nk'integuza, ariko akaza kohereza abo yateguye, akawohereza kuri nyirabo ari we Kristo. Kristo rero ntama w'Imana nawe icyo akora aritanga kugira ngo tubeho. Ngo umushumba ngira izina rikomeye cyane, izina rya Yesu Kristo, izina ryitanga.
ngira izina ry'ubutumwa rya Yesu Kristo, ngira izina ry'ubutumwa rya Yohani nk'utegurira umukiza, integuza. Muri kiliziya reka ngaruke ku mazina atatu bamwe bahabwa bitewe n'ubutumwa bahawe. Twibutswe ko muri batisimu duhabwa kugira uruhare ku busaseredoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristo. Nuko rero tukaba duhawe ubusaseredoti ku rwego rwa cyami, ubusaseredoti bwa cyami, sacerdoce commun. Muri abo babatijwe hari abagira umwihariko mu gutorerwa ubundi butumwa, sacerdoce ministeriel, ubusaseredoti nyobozi. Aho habamo abadiyakoni, abapadiri ndetse n'abepiskopi. Abo nabo ubwo busaseredoti bwabo babwita nyobozi, bushinzwe cyane cyane ku basaseredoti abapadiri kwigisha, kuyobora no gutagatifuza umuryango w'Imana. Rero ayo mazina bafite ntabwo twakayisa icyubahiro nguko abenshi bakunze kubyakira, ahubwo ni amazina y'ubutumwa. Ngaho bahagarariye Kristo aho hantu, bahamagariwe kogeza Kristo ngaho Kristo yahibereye ubwe. Niyo mpamvu uzasanga bamwe bakunze kwibaza ko ano mazina koko, bamwe bakagira ngo nayo icyubahiro kandi koko atari byo pe. Iyo uvuze ngo Saint Père, nyir'ubutungane, ubundi ni nkaho papa nyine yakagombye ahagarariye Imana aho hantu, Imana yo ntagatifu. Rero n'izina Imana nanjye kuvuga iduha kugira ngo natwe tugire uruhare mu gutagatifuza abantu bayo, atari uko tubikwiye, ahubwo ari inema z'Imana. Imana ishaka ko igira abayihagarara ku isi, ikabaha nyine bene iryo zina, ari ukugira ngo uwo muntu urihawe amenye ko ahamagariwe kuba nk'Imana. Reka mvuge gutyo, gukora ubutumwa nk'aho Imana ari gukorera Imana, ari mu kigo cy'Imana, kuko Imana ari yo yonyine itunganye, ariko nanone itugabira kugira ngo natwe dutungane. Ntibizagutangaze, ntibizagucumuze, ntibizakugushe niwumva ngo Saint Père cyangwa ngira ubutungane. Nayo mazina ntabwo ari ibyubahiro, ahubwo ni amazina yerekana ishusho y'Imana mu bantu. Mu Gifaransa baravuga ngo incarné, incarné no kuvuga ini karo, karo bivuga inyamashe, ni ukwigira uwo muntu nyine witirirwa iryo zina. Imana niyo yitirirwa iryo zina. Hanyuma umanutse gatoya hari abandi twita abigisha, Monseigneur. Abo ngabo nabo bahamagariwe gushushanya Kristo, ngaho Kristo ari kubakoresha. Hari indi zina ati kuri iyi si ntimukagire mwita umwigisha wanyu cyangwa umubyeyi wanyu. Izina rya padiri, padiri bivuga père, umubyeyi. Ayo mazina rero ari padiri, père, ari Monseigneur, ari nyir'ubutungane n'andi menshi dushobora kubona kubera ubutumwa, ntabwo ari amazina y'icyubahiro nk'uko bamwe dushobora kubikeka, ahubwo ni amazina yerekana uburyo Imana ikorera mu bantu kandi ikagira abikoresha bahamagara nyine ubwo butumwa kugira ngo berekane nyagasani w'intungane ku isi, berekane nyagasani umwigisha ku isi, berekane nyagasani umubyeyi w'abantu ku isi. Amen, 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 amen. Nawe rero niwitwa iryo zina ntukarifate nk'icyubahiro, kuko nubishakira mu cyubahiro amazina uzahavunikira. Hari indi mvugo igira iti niba gutora uzavuga uti ndagatoye, kuko amazina nta na rimwe azagushyira ku cyubahiro, ahubwo n'amazina nanjye kuvuga y'ubucakara, kuko yose kugira ngo yahawe hari ririba ryabanje bita diakonos, diacre. Umudiyakoni ni umugaragu n'umucakara. Abantu batwita amazina menshi, ariko buri wese agira izina akunda. Dukunze gushaka kwitwa amazina y'ibyubahiro aturemereza tuzamura mu ntera, ariko tukaza kwibagirwa ko hari amazina nyirizina avuga ubutumwa bwacu. Muzongere murebe mu mateka, burya nanjye kuvuga izina ry'icyubahiro rya papa yitwa Servus Servorum, serviteur de serviteur. Bishatse kuvuga ko abepiskopi nyine ari abaserviteur, ari abagaragu, ari abacakara. Reka tuvuge dutyo, kuko ijambo umugaragu Servus Servorum rivuga ngo umucakara, umucakara w'abacakara, umugaragu w'abagaragu. Bishatse kuvuga umuntu ukorera abandi, ngo wa mushumba n'ubundi bigaruka pasteur. Izina ry'ubushumba, umushumba ni umuntu usuzuguritse. Umushumba nyine ni usuzuguritse ariko uragiye. Ubwo bushumba rero bukerekeza ku bushumba bukuru bwa Yesu Kristo,
we witanga akigira umucakara, kitanga ku musaraba kugira ngo dukire. Rero mushumba, muyobozi, nirinze kuvuga mutegetsi, niba koko titangira intama zawe, iryo zina urisubizaho warikuye. Iryo zina ntabwo ari ryawe. Ushobora kuba ufite iyo zina nyine nk'icyubahiro, niba utarikoresha umurimo bari guhereye, ubutumwa wariherewe. Rero nta kindi bivuga, ni uko ugomba kuba umucakara w'abandi, ugomba kuba muto kurenza abandi, ugomba kurambara hasi kugira ngo abandi bakugendereho. Uwo ni umushumba uhereye ku rwego rwa kiliziya y'isi yose, papa, ugakomeza abepiskopi, ugakomeza abasaseridoti n'abandi bose bahagarariye abandi, bashinzwe abandi. Nuba mukuru, nta kindi iryo zina ry'umukuru rishinzwe usibye kugira gute abandi bagakuzamukira bajya hejuru. Imilite, kwicisha bugufi. Niba rero utazi kwicisha bugufi, iryo zina nari ngiye kuvuga ngo urirandure, ntabwo ari iryawe. Ese izina ufite ni iry'icyubahiro cyangwa ni iry'ubutumwa? Nuko rero uhawe iryo zina wese agomba gukora icyo Imana yamuhamagariye, agahagararira Imana aho hantu. Wandi ugomba gushira, abandi bagashisha. Uwo niyo bita umushumba, uwo niyo bita, nanjye kuvuga ngira icyubahiro, kubera ko nyine agomba kuba umugaragu w'abagaragu. Ese babyeyi, n'ubwa mbere mwumvise abantu bitwa ba Kristo? Ese iyo bakwise Kristo cyangwa Yezu, iryo zina ko kurije icyubahiro ukakora icyo uryitirirwa? Nimurabona abantu bitwa ba Imakurata, wenda baroga, batukana, kandi Imakurata yikirwa Bikira Mariya. Niko ntimurabona abantu bitwa ba Fideli, baca inyuma abagore babo, kandi ari ndahemuka, ari cyo zina rivuga. Nurabona umuntu bita Virginia ukuramo inda w'umusambanyi kabuhariwe. Nurabona umuntu twa Yosefu yahombye kwisunga Yosefu w'i Nazareti, ariko bikarangira ari we utuka umugore we, ukubita umugore we, uhungeta umugore we, uca inyuma umugore we, ujya gusaba agatanya hirya no hino w'umuhemu. Nurabona amazina bita ba Joyeze, Joye, ariko bahora barakaye, ari ababisha. Iyo aba twakoraga icyo izina ryacu rivuga, icyo twariherewe, byakabaye neza amazina yadutambutsa, bityo tukagana hehe mu ijuru. Ongereba amazina y'icyubahiro ufite nawe. Wasanga nawe ufite amazina y'icyubahiro, ariko ay'ubutumwa warayataye. Icya gatatu, izina dukwiye kwitwa rizadutambutsa tujya mu ijuru, nta rindi zina n'izina bita serviteur, umugaragu, umucakara. Yezu yoza abigishwa b'ibirenge, afite uburyo iryo zina yarifashe, kandi natwe yifuza ko ariryo twafata. Yezu adusaba kumukurikira no kumukurikiza, natwe tukaba abagaragu, tukagira natwe abandi nk'uko Yezu natwe atugira, agatwoza ibirenge, akemera ko umucakara wacu kubera rwa rukundo. Nta rindi zina wakwitwa son excellence, wakwitwa nyiricyubahiro, wakwita amazina menshi akomeye cyane y'ibirenga, nta zina rizaruta ryo kuba umucakara. Nibyo uzasanga bitandukanye hano ku isi, dukunze kurwana ubutegetsi, ubuyobozi, ariko uzasanga nta kindi kibihishe inyuma usibye gushaka gukandagira abandi, bampereza amapeti n'umuntu ukomeye cyane, nzamuke mu nzego, ari ukugira ngo nkandagira abandi. Umunsi wabaye umucakara, uzakora ku buryo abandi bagukandagiraho bajya hehe, bajya mu ijuru. Ngiri izina risumba yose, ni izina ryo kuba umucakara, umugaragu, ntama w'Imana. Rya zina rizasaba kugira ngo witange kugira ngo abandi barokoke. Rya zina rizasaba gupfa kugira ngo abandi bagire gute, abandi bagire ubugingo. Nge nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Yohana 10:10. Nawe rero nta rindi zina rizigera na rimwe risumba izina ryo kwitwara neza, kwiyoroshya, kwitanga, witangira abandi. Ibyo nibyo bizakugeza mu ijuru. Naho ubundi aya mazina dufite hano ku isi, ndakurahiye ntaho yagutambutsa, aho yagusiga ku muryango w'ijuru neza neza, ukakurindimura kujyana ikuzimu. Kuko amazina yose yandi duherwa hano ku isi ni amazina akesha agambiriye kugira ngo atugushemo, dukandagira abandi, turwanye abandi, twimirize inda imbere bya byubahiro, y'amakuzo. Ayo yose rero atuganisha mu muriro w'iteka. Urashaka kujya mu ijuru, rekura ayo mazina y'ibyubahiro, maze ufate amazina y'ubutumwa, ukorera abandi, umugaragu w'abandi. Ndifuza gusoza nkubwira abo tugomba kwisunga bafite bene ayo mazina. Uwa mbere ni Bikira Mariya, afite izina ry'umucakara, umuja. Dore ndi umuja wa Nyagasani,
ibyo uvuze bingirirweho. Mu kilatini baravuga ngo ancilla domini, ancilla nyine ni uwo muja, ni umugaragu. Bikira Mariya aremera akaba umugaragu wa Nyagasani, umuja wa Nyagasani, kugira ngo abashe kugira neza isi, yakira ubwo butumwa muri ya fiyati ye. Uwo ni uwa mbere. Murumva ko iryo zina rimugeza ahantu henshi, rimugeza kure mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Iryo zina ry'umucakara, ry'umuja. Izina rya kabiri nta rindi usibye izina rya Yezu. Niwe Servus uruta abandi bose babayeho n'aho azabaho, kuko niwe wemeye kuza munsi ari Imana, nanjye kuvuga afite amapeta ahambaye, makuza akomeye, ariko akigira umuntu, akaba umuntu. Nuko jambo yigira umuntu, maze abana natwe. Kuba umugaragu, kwitanga, ntitukabone Yezu nk'icyubahiro, nk'umuntu ukomeye cyane, ahubwo Yezu ariyoroshya kugira ngo dukomeze. Nguwo tugomba kwisunga. Hanyuma abami, abasaseridoti, abahanuzi, abanyacyubahiro bose bakomeye, ndifuza gusoreza kuri iki kintu. Itegeko rya nyuma rya Kiliziya Gatolika droit canonique ry'igihumbi 752 rivuga mu kilatini ngo salus animarum lex suprema, la loi supreme de l'église c'est le salut des âmes. Mu itegeko rikuru kandi rikomeye rya Kiliziya Gatolika, ntabwo ari ibyubahiro, ntabwo ari ukwita amazina y'ibirenga, ntabwo ari kuba doguteri batashyiraho ka doguteri ugahita urakara, ntabwo ari izina ry'ubutegetsi z'abanyakubahwa n'andi menshi cyane ajyana naho ngaho, ahubwo no gukiza roho. Kandi kugira ngo ukize roho bigusaba kuvunika, bigusaba kurambarara hasi, bigusaba kujya mu mukungugu, bigusaba kwiyoroshya, bigusaba kuba umugaragu, umucakara w'abandi. Nuko rero izina ryose bazakwita cyangwa uziyita, ujye ucunga ko ari riri kugufasha gukora ubutumwa buzagufasha gutambuka ujya hehe, ujya mu ijuru. Ujye ucunga ko ayo mazina atari kuguhesha ibyubahiro hano ku isi, hanyuma uri kurindimuka mu ijuru, uri kuva mu ijuru. Uzasanga amazina menshi twagiye tuyirundaho, batakwita izina runaka ry'icyubahiro, serivisi wagomba gutanga ntubukitanze. Kubera iki? Ntibagusingije ya mazina y'icyubahiro akomeye cyane. Ku Mana nta byubahiro, Imana niyo nyine ikwiye kubahwa. Abandi bose iryo zina nuryitwa uzajya uvuga uti ndagowe, bincikiyeho. Biransaba rero kuguma mu mwanya w'Imana, ukora icyo Imana yakagombye gukora bitewe n'izina ufite. Iryo zina ryawe bizagutambutsa igihe uzaba warakoze neza icyo Imana yagutoreye. Muri iryo zina bifurije amahoro y'Imana, bifurije n'ijuru. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.